Yesu ashimwe. Tuzamura amaboko yacu duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero rya Gatenga, paruwasi ya Gatenga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Turashima Imana kubana namwe uyu munsi, n'iby'igiciro gikomeye cyane ko mwadutekerejeho kugira ngo tuzaze kubana namwe. Imana ihimbazwe cyane. Turashimira umushumba w'itorero waduhaye ikaze n'abandi bafatikanya kuyobora iri torero. Imana ibahe umugisha, duhaye agaciro ubutumire bwanyu. Mwarakoze cyane kuturarika mu ruhando rw'abavuga butumwa benshi bari muri iki gihugu. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Haleluya, haleluya. Turashimira namwe mwaje gutarama uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Iki giterane gifite abaterankunga babiri bakomeye. Abaterankunga babiri bakomeye. Uwa mbere ni Kristo yashoyemo amaraso. Umuterankunga wa mbere w'iki giterane ni Kristo, we yashoyemo amaraso. Se twamuha amashyi byakunda. Umuterankunga wa kabiri ni nge nawe, twemeye kuza ngo twumve icyo Yesu avuga. Mwashyizemo amafaranga ariko Yesu yashyizemo amaraso. Umva rero biraza kugenda neza. Mwuka wera ari muri iki kirere rwose. Imana irahari, muhumure, imitima yanyu ituze. Imana irahari. N'udusigisigi tw'utuntu mwagiye mwumva cyangwa muri kumva nibyerekana ko Imana ihari. Nimugire ubwoba, Imana irahari. Bethlehem, haleluya. Imana iri muri iki kirere kandi murabizi ko iyo twaje inaha tuba twaje kwa mama, tuba twaje iwabo w'itorero. Rero ntimugire ubwoba, Kristo arahari. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusoma ijambo mbahaye intashyo z'abera bose aho twateraniye. Imana yaradushoboje, mwakira intashyo za bene so. Amen. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, umurongo wa 12, turasimbuka dusome n'umurongo wa 30. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, umurongo wa 12, dusimbuke dusome n'uwa 30. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo kandi bene Eli bari bigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambye uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu. Umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono ivuga. Ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga n'icyo umutambyi yendaga, uko niko bagenzaga Abisiraheli bose babaga bagiye i Shilo. Ndetse batarotse ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati inyama zo kosereza umutambyi kuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi. Kandi iyo umuntu yamusubizaga ati nibamara kotsa ibinure urabona kujyana, ati nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Amen. Luka, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka, igice cya 22. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka, igice cya 22, umurongo 31. Luka 22, umurongo wa 31. Luka 22, umurongo wa 31, haravuze ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 11,
ntabwo intego nayibagiwe rwose, nayo turayisoma, ariko reka tubanze dusome iby'umwuka yambwiye kuvuga. Abaheburayo 11 murongo wa 13, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Noneho intego y'igiterane ni mu Baroma 12 umurongo wa 2. Ho turihuta, nta nubwo byari bigombwa ko tuyisoma, ariko reka tuyisome mu izina rya Yesu. Abaroma 12 umurongo wa 2. Haravuze ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Intego y'igiterane navuga ngo ni uguhinduka rwose biduhesha kumenya iby'Imana idushakaho. Niko kuri afishe handitse, guhinduka rwose biduhesha kumenya ibyo Imana idushakaho. Twese amen. Hari indirimbo umwuka yampaye ko turirimba, indirimbo 198 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turayiririmba dusobanura aya magambo ko umwuka yaduhaye kuyavuga, hanyuma dusenge. Babacuranzi begere hino, niyo bakoresha piano gusa nta kibazo, hanyuma tuyiririmbane tuvuge kuri aya magambo umwuka yaduhaye kuvuga. 198 mu ndirimbo zo gushimisha, nimushaka mukoreshe piano gusa. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye, umubazi n'ijambo yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye, yaguze amaraso, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye, yaguze amaraso. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe,
guhinduka rwose, ariko guhinduka gufite ingaruka nziza, kutumenyesha ibyo Imana ishaka. Si uguhinduka gusa, ahubwo no guhinduka gufite resulta, gufite umusaruro wo kumenya ibyo Imana ishaka. Bivuze ngo hari n'abandi bahinduka ariko ntibamenye umusaruro w'ibyo Imana ishaka. Impinduka zabo ntizibe impinduka zo kugaragaza icyubahiro cy'Imana, ahubwo zikaba impinduka zo gutesha Imana icyubahiro. Nubwo yo ariyo kubahwa, nubwo ifite ubudahangarwa, nubwo yuzuye icyubahiro, ntacyo wakora ngo ibure guhabwa icyubahiro. Ariko hari imirimo imwe n'imwe isa n'itesheje icyubahiro Imana, ariko siyo, ni ibisa nayo ubundi siyo. Yo ihora ari inyacyubahiro. Munyikirize amen. Iyo ihora ari inyacyubahiro, nubwo utakiyiha iragihorana. Ni ibintu byikora, ifite ukuntu yabyensitaye, ibyensitara neza kugeza ubwo yavuze ngo njyewe Uwiteka, nubwo abantu bacira byo batama icyubahiro, ariko icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nuko Imana iteye, ibintu byayo birubatse, byubatse mu buryo nta muntu wabisenya, habe n'abamarayika, habe n'ibizima, nabo basanze ibintu byayo byubatse. Ubwo rero kuyiha icyubahiro ni ukwigirira neza. Ayiwe data we, kuyiha icyubahiro ni ukwigirira, kuza mu materaniro ni ukwigirira, kuyiririmbira ni ukwigirira, kuyisenga ni ukwigirira, kuba Joseline ari kuyivuga ni ukwigirira na hanyuma ntiwigirire nabi rero. Ariko uzi ko mwaje, ni ukuri mwaje. Munyikirize amen. Guhinduka rwose, ariko bitumenyesha ibyo Imana ishaka. Nahoze nibaza impamvu mwateguye iki giterane gifite insanganyamatsiko. Buriya ntimugakinisha insanganyamatsiko iba ari message yayo. Buriya Imana imaze iminsi ibona mwaranze guhinduka. Mugume hamwe rero. Imana imaze iminsi ibona byarabananiye, umwuka aravuga ngo reka ntegurire mu bashinzwe ivugabutumwa mbabwire ngo nibahinduke rwose. Ubwo nibyo umwuka ashaka kuvugana na Kirabyo. Munyikirize amen. Guhinduka rwose, Pawulo yavuze ngo ntimwishushanye. Yemwe we, ntimwishushanye. Umunyarwanda yaravuze ngo ingendo y'undi, sanganyikirije ko nabakunzi, ingendo y'undi gira guta. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo mumenye Imana, ngo kugira ngo kumenya Imana kwanyu bibatera kumenya ibyo ikunda. Abantu mwize segonderi muzi ibintu bazi twitaga kudekarika. Kudekarika sinzi niba mubyibutse. Ni ugufata ifoto y'igisa n'icyo ukeneye, ukayishyira ku idirishya, ugashyiraho urupapuro rwawe, ufite kereyo na gome, ugashushanya igisa n'icyo uri kubona imbere kandi kiri imbere mu idirishya. Uranyumvise? Iyo Bibiliya ivuga ngo ntimwishushanye, ni ugufata ibintu bitasaga n'ibyo ugomba gukora ukabidekarika, ukabishushanya neza bigasa nawe. Ariko umwuka yavuze ngo ntimwishushanye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana ishimwe ko yaduhaye intego nziza. Munyikirize amen. Nyuma umwuka wera mbe hafi, kubera ko niwe ukwiye kutuba hafi. Bibiliya ivuze abana b'abahungu ibita bene Eli, Hofuni na Finehasi. Bafite amahirwe abiri akomeye, ngiye kuvuga asa nayo ufite. Amahirwe ya mbere Hofuni na Finehasi bafite, bavuka ku mugabo mwiza wavuganye n'Imana. Yesu we, bavuga ku mugabo mwiza wavuganye n'Imana w'umutambyi. Imana yaravuze ngo inzu ya Eli ntago hazaburamo umutambyi iteka ryose. Urumva iryo sezerano atari ryiza we? Uribyinanye, ukarisirimba, ukaribwirizanya, ukarihogozanya, bajya wumva ari utuntu turyoshye cyane. Mu nzu ya Eli ntihazabura abatambyi iteka. Bene Eli bavukiye mu rugo rw'umugabo wavuganye nande. Iyo ni fiyeri, ni ibintu bakwiriye
isezerano bafite ritazahinduka keretse bo babigizemo kabiri. Amahirwe ya kabiri bafite, babonye akazi batadepoje, babonye akazi batagasabye, baraprofitira mu muhamagaro wa se, bicaye mu bintu bya se. Imana ibagiriye icyizere, ibaha gukora nk'ibyo se yagakoze. Munyikirize amen, munyikirize amen. Bagiriwe icyizere cyo gukora batadepoje, nta n'ikindi kintu Imana ibaciye cyo gukora umurimo nk'uwa se, ari ikintu nta kindi kintu bakoze. Igikomeye rero gihari, karushya isaba. Karushya abantu bari inyuma munyikirize amen. Uziko bari kunyumva, n'abahari inyuma munyikirize haleluya. Yego, nabi imbere munyikirize haleluya. Karushya isaba ni ibintu batasengeye, ni ibintu batavunikiye, nta misanzu yabo ibirimo, babibyibonyemo gutyo gusa. Karushya isaba rero, muhinduke rwose mugize imitima. Bene Eri batangira gukora iby'Imana itabatumye, batangira kwishushanya, batangira guhinduka. Biravangwa Abisiraheli bajyaga bazana ibitambo mu nzu y'Imana nk'uko Imana yari yarabivuze, ngo bene Eri batangira gukorera ibyaha mu rusengero. Muri hari abantu babiri batandukanye, umuntu ukorera ibyaha inyuma y'urusengero n'umuntu ukorera ibyaha mu rusengero. Ni abantu babiri batandukanye, n'Imana ntibabona kimwe. Batangira gukorera ibyaha ku ruhimbi, batangira gukorera ibyaha ku rutambiro. Bati n'ubundi karushya isaba, twasanze ibi bintu ari ibintu by'iwacu, guhanura ni ibintu by'iwacu, kubwiriza ni ibintu by'iwacu, kuririmba ni ibintu by'iwacu, niyo ntasenze ndaririmba, ijwi Imana yararimaye. Batangira gukorera ibyaha mu rusengero. Bibiliya ivuga ngo abantu bababazwa cyane n'ibi byaha bya bene Eri, ngo bajyaga bashabura inyama ziri mu nkono, bakazana ibirusha bifite amenyo, bakajaburamo izo bashaka, bakagenda bakarya. Bati n'ubundi nta kizadutwara, nijya no kudiha izadiha data. Bari abantu bikuraho ibyaha bakabishyira kuri ba runaka. Dawidi yaravuze ngo ninde mukene uri inaha ngo tujyaneho isanduku y'isezerano imudihe nahari. Abantu bikuraho intege nke bakazishyira ku bandi. Bene Eri bababaza Imana, Imana irababara, ifata icyemezo cyo guhindura isezerano yari yavuganye na se. Bajya kumuregera abana be Eri, baramubwira ngo abahungu bawe bakora ibyaha bibiri bikomeye bitumye tutazagaruka mu rusengero. Ibitambo biratuvuna, twebwe tubona inuma zinungura twavunitse, inka tuzibona twavunitse, intama tuzibona twavunitse. None ibintu tuvunikira tukabizana gutambira Uwiteka, abahungu bawe barabitoba. Ntituzi niba Imana ibikunda, ntituzi niba Imana ibyishimira, ntituzi niba Imana itabishima. Tubona tuza gutyo gusa twavunitse tukitahira. Ngo bene Eri akajya bamama ati bana banjye, ariko iyi Mana yavuganye nanjye ko izatugirira neza, mwagiye mureka gukora ibyaha. Ngaraba mama uko yiboneye. Bana banjye se mwagiye mwihangana mukaririmbira mu kuri no mu mwuka ko Imana izabagirira neza. Bakajya bamama ati ariko ubundi nimunacumura Imana izabagirira neza nta kibazo. Ntikireba inyuma isigaye ireba, ntikireba mu mutima isigaye ireba hera. Ngo ntikira uwo Imana yahinduye systeme y'imirebere, ngo ntikireba mu mutima isigaye ireba inyuma. Abandi bati isigaye ireba inyuma ntikireba mu mutima, abandi batireba mu mutima ntireba inyuma, mbese byabaye agatogo. Imana itumaho Eri, munyikirize amen. Muhinduke rwose mugize imitima.
iramubwira ngo mva Eli we, abahungu bawe barananiye, bazinuye abantu banjye kuza mu rusengero, ntibakora ibyaha ngo bagenda burundu, babizana no ku ruhimbi, babizana no mu rusengero. None ndi Uwiteka ndabihinduye, none iniforume bambaye, imisanzu batanze, ibyo bakoze, insengero nziza bubatse, njyewe Uwiteka ndabihinduye. None isezerano nagiranye nawe ndarihinduye, nyujije mu murongo. Iramubwira ngo uhereye none unyubaha nanjye nzajya mwubaha, kandi unsuzugura azasuzugurwa. Iramubwira ngo ndabihinduye. Imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo abahungu bawe nibapfa urundi rupfu rusanzwe, uzamenye ko ntari Uwiteka uvuze. Iramubwira ngo urupfu rw'abana bawe ni urupfu ruri sipesho, n'umuntu wese uzarumenya akarwumva ngo azajya acura injerere mu matwi, kuko abahungu bawe banzinuye abantu ntibagishaka kuza mu rusengero. Muhinduke rwose mugize imitima. Kandi wabona bene Eli baje mu materaniro bati wahamanati, wahamanati we, siyabonga. Ayo datawe bavuga uti mbega abahungu bafite amavuta. Aho muri Amerika y'Amajyaruguru munyikirize haleluya, abaje gusenga haleluya. Bene Eli babonye bambaye ijipo ndende, wavuga uti mbega abapantekote beza we, mbega abapene bambara ibitambaro we, n'amatwi bakayapfuka. Bene Eli bazi kujijisha, basa n'iby'idini ribasaba, ariko ntibasa n'iby'ijuru ribasaba. Bafite ukuntu bazi kubishushanya, bafite ukuntu bazi kubihuza, bafite ukuntu bashyiramo amanote meza. Abarokore ntibakibeshyira inyuma y'urusengero, basigaye babeshyira mu rusengero. Umuntu akaza akibeshyira atamfitiye byinshi, mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Uzimo ari mu kihe kiganza k'ikiburyo kigira neza, ikimoso kikahonda. Dawidi yaravuze ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bigira gute? Inshyimbo ni ukugaruza neza, inkoni ni ukudiha. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bene Eli iyo uzi kuntu bazi kwitwararika ku munsi w'isabato, bazi kwitwaza icya 10 n'amaturo ngo baze kwijijisha. Bene Eli muhinduke rwose mugize imitima. Bene Eli uzi ko bazi gutanga amafaranga menshi mu idini kugira ngo baheshe ibimenyetso. Bene Eli uzi ko yemera akagura ibintu bikenewe, akagura byose kugira ngo ajijishe. Bene Eli bazi ubwenge, ariko turashimira Yera itareba nk'abantu. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Uhinduke rwose rwose mugize imitima. Ko mutanyikiriza mwanyanze, gahunda no guhinduka tugize imitima imeze guta mipsapsa. Takos guhinduka tugize imitima. Imana iravuga ngo urupfu rw'aba bahungu ntiruzamera nk'izindi mpfu zose, uzarwumva. Hari abantu bapfa ntitumenye ko bapfuye, ariko urwa bene Eli ni abasitani. Bene Eli nibapfa muzabimenya. Ni abasitani. None si babiteje Imana se? Ni abasitani. Bene Eli iyo bapfuye bigira gute? Bwira mugenzi wawe ngo mwene Eli yapfuye biramenye.
se wamubwiye iyo mwene Eli yapfuye bigira gute? Ni umusitari. Ni umusitari iyo mwene Eli yapfuye, aho yagejeje ayivuga nihagera imuhonda. Abasitari. Bene Eli iyo bapfuye bigira bitera? Urebe ukuntu muyishotora muyirirwa imbere, muyirara imbere, niko murushaho kuba abasitari. Urebe ukuntu mwambaye uniforme mwashyizemo udutambaro tw'umukara, niko murushaho kuba abasitari. Urebe ukuntu Joseline abwiriza akavuga cyane, niko arushaho kuba umusitari. Iyawe nurebe ukuntu usigaye wambara costume nziza kugira ngo mu rusengero hino hatukumenye ko waje, niko urushaho kuba umusitari. Uko wambara bazeri y'ibihumbi 300 niko urushaho kuba umusitari. Urupfu rwa bene Eli ruzamenyeka. Muhinduke rwose mugize imitima. Yesu, ijambo twasomye ryavuze ngo yari yicaranye n'abigishwa be, harimo arabaganiriza iby'urupfu rwe, harimo arababwira ukuntu bizagenda, ngo ukabibabwira bagahonga mu maso, ukabaganiriza agahinda kakabica. Bari bafite impamvu imwe cyangwa izirenze imwe zikomeye zatumaga bagendana na Yesu, ariko mu mibare simwanyikirije ko nabakunze mu mibare. Petero umunsi umwe aramaze atari ku bundi ko twasize ibyacu tukagukurikira, ubundi ibintu byawe bizavamo akantu kameze gate. Ibintu by'imibare byo kuzura Lazaro turabibona, ibyo guhumura impumyi twarabibonye, akose ubu nta kantu kagashahara karimora. Wakantu kagendanye n'umushahara kameze gate. Yesu baramurebye aramubwira ati Petero we, abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira duhereze Imana icyubahiro. Abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira bazakubirwa inshuro 100 kandi nzabongerera n'ubugingo. Petero ati voila, ubwo nasize amato 2 n'urugero, ubwo nzaba mbonye amato 400. Iyo si imibare? Siko mutanyikiriza. Iyo si imibare baririmbye? Yohana ati nanjye nasize inshundura 2, ubwo nzaba mbonye inshundura 100. Bati ibintu bya Yesu birimo akantu. Ibintu bya Yesu birimo akantu. Bakajya bamukurikira mu mibare. Yuda waba umunyamibare pire wuzuye, aramureba ati Yesu ndabona uri boro, ndabona uri mare, nzajya nkora mu giturisho kandi ntuzamenye ibyabaye. Ariko Yohana narasomye mu butumwa bwiza haravuga ngo igihe Yuda yavugaga ngo amavuta twari kuyagurisha idenari yo tukayafashisha abakene, Yesu arambwira ati Yuda gabanya imibare, turaziranye nge nawe, buryo ujye ukora mu giturisho nubwo ntawakubonye. Petero ntabyazi, Mariko ntabyazi, Yohana ntabyazi, Filipo ntabyazi, na Toma ntabyazi, ariko nge nawe umutima wanjye n'uwawe bibiziranyeho nubwo nakugiriye iki. Ubu dufite ba petit frere ba Yuda bakora 8, ariko Yesu akabagirira. Guhinduka rwose tugize umutima, guhinduka rwose tugize imitima misha. Arabitegereza, arabaganiriza, arabwira ati hasigaye igihe gito umwana w'umuntu akabambwa hagati y'isi n'ijuru. Abahisi n'abagenzi bazamuvuma, bazamwita igisambo, bazamwita umunyabyaha. Ngo nuko Petero abarambwira ati ariko Yesu ibyo bintu bikuremo, ntago mu bintu twavuganye ibyo birimo. Gahunda ihari nuko uzaduha kuri za nshuro 100, ariko ibintu byo gupfa bikuraho. Yesu abaramubwira ati yewe Petero we, Simoni Simoni, Simoni mwene Yona, urambuza gupfa kandi ariho uzabonera ubuzima. Urambuza gupfa kandi ariho hari ubuzima. Urambuza gupfa kandi ariyo ntego. Wirimbuza Simoni, ndakera kubivuga, icyanzanye n'ugupfa. Ayiwe, icyanzanye gahunda n'ugupfa. Abarambwira ati Simoni we, ntiwamenya amakuru. Simoni Simoni mwene Yona,
wasabwe ngo ugosorwe. Nabibonye intarira imbere yawe. Ese intara abana bato barazizira n'ibipurato binini, n'ibisahani binini. Simoni mwene Yona, wasabwe ngo ugosorwe, ariko ukwiye kugira umutima mushya, umutima uhindutse, kugira ngo ukomere. Numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Bwira mugenzi wanjye, Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza Betlehemu. Imana irashaka gukomera ugakomeza Korari. Irashaka gukomera, irashaka gukomera, irashaka gukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka gukomera papa. Numara gukomera mama, ukomeze abandi. Muri hano cyangwa mwatashye? Komera, 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 komera. Mama, komera ukomeza abandi bari kuzivamo. Komera, gira umutima mushya. Mukobwa, komera utabyarira iwanyu. Komera, komera musore utabyarira inyandaro. Komera, komera. Ngo mwararirimbye komera, mugeze igihe cyo kubikora. Komera Betlehemu. Komera ariko uziba ibintu kubyihanganira mukabitarantikira mukabikarantikira mukabisenganikiramo, ejo tukumva ngo wananiwe. Wakomeye? Wakomeye mama. Uzi kurubyariramo rimwe ukarubyariramo kabiri, ku nshuro ya gatatu utinda gusezeye shu. None abantu uzabyara nibubaka nkawe. Wakomeye? Muri hano cyangwa mwatashye? Komera. Mwanzi yagusabye ngo ugosorwe, ariko nagusengeye niko Yesu avuze, kugira ngo numara gukomera ukomere. Imana amashyi menshi we, numara gukomera. Betlehemu nimumara gukomera. Harya mwe mwitwa bande? Ijwi ry'urangurura nimumara gukomera. Shira byo nimara gukomera izakomeza igihugu. Komera. Nagusengeye kugira ngo udacogora. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Ayo dusenga ashobora kudutambutsa umunsi umwe, ariko kuwa kabiri tukananirwa. Ayo usenga yagutambutsa ukwezi kumwe, mu kwa 12 ukananirwa. Ariko Petero nagusengeye ngo ukomere. Numara gukomera ukomeza abandi, ukomeze abandi.
hari intambwe umwuka yambwiye umuntu atera agira umutima mushya. Munyikirize amen. Intambwe ya mbere umuntu atera arimo agira umutima mushya ni intambwe yitwa kumva ijambo rya Kristo. Kumva ijambo rya Kristo niyo ntambwe ya mbere umuntu atera arimo aragenda ahinduka agira umutima mushya. Kumva ijambo rya Kristo. Paulo yaravuze ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ijambo, ariko si amajambo yose, ngo ni ijambo rya Kristo. Amagambo yose wumvise ntiyaguhindura ngo ube mushya. Yewe na shushu be na shuna I love you na nakupenda ntibihindura umuntu ngo abe mushya. Sheri nateguye ibikumba birimo isombe, ibyo ntibihindura umuntu, ariko kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo rirahindura. Ijambo rya Kristo rirahindura. Kumva ijambo rya Kristo bire mu mutima mushya mu muntu, umuntu akabicyaremwe gishya pe. Munyikirize amen. Aburahamu yumvise ijambo mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere, nimubwira ngo